Twongeye kubaha ikaze kuri GCN Real Estate, ni ya kampani yanyu ibafasha kugura cyangwa kugurisha ibibanza cyangwa amazu hirya no hino mu gihugu, kubafasha gukora expertise igenagaciro ku mutungo utimukanwa, gupima ubutaka cyangwa gukora subdivision, kwaka ibyangombwa byo kubaka, gusana cyangwa kuvugurura, byose GCN Real Estate irabigufasha kandi vuba. Hari umukunzi wacu watwandikiye muri comment ku kiganiro gishize twashyizeho, adusaba ko twamusobanura ku bintu bijyanye na imidite, indwara ikunda gufata amazu bikagera naho inzu isenyuka ikagwa. Twarebye kumusubiza muri comment dusanga ari benshi bafite icyo kibazo. Turavuga reka tuzabivuge, tubiganireho, tubabwire n'ikibitera. Tuzagira ngo wenda biterwa n'igihe, imvura iri kugwa, izuba ryavuye. Ahangaha tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'indwara y'inzu bakunda kwita imidite. Imidite ni indwara ikunda kwibasira amazu cyane cyane adafite ubwirinzi. Nk'uko tubizi, buri kintu cyose kibaho gifite ubwirinzi. Umuntu agira ubwirinzi, agira abasirikare bamufasha kurinda umubiri. Igihugu kigira abasirikare bagifasha kurinda ubusugire bwacyo. Telefone uyigurira pochette kugira ngo iyirinde kugwa, nayo ni umusirikare wayo. Ushyira antivirus muri machine kugira ngo iyirinde ibiza, nyine yirinda virus cyangwa iki cyose, nayo urumva ni umusirikare wa machine. So n'inzu zacu rero zigomba kugira ubwirinzi. Iyo ndwara twakwita nka cancer, indwara yitwa imidite ku mazu twayita nka cancer kuko nayo iramunga. Nkuko tubizi kuri cancer, ku bantu cancer iramunga, no ku mazu nuko bimeze. Iyo imidite ikunda kumunga cyane amazu adafite ubwirinzi. Reka turebere hamwe inkomoko eshatu zitera imidite cyangwa iyo cancer y'amazu. Inkomoko ya mbere ni ubuhehere bwazamukira muri fondasiyo, bukazamuka bukamunga ibikuta bifashe kuri iyo fondasiyo. Ni ubuhehere buturuka hasi mu butaka bukazamukira muri fondasiyo, bukagenda bukamunga ibikuta by'iyo nzu. Ugasanga inzu ihora ikonje mu bikuta hasi, cyane cyane igakonja hasi mu bikuta, ukabona nyine hahora harimo nk'amazi. Biterwa n'ubuhehere buba bwaturutse hasi mu butaka. Indi nkomoko ya kabiri twavugaho ni umwuka w'amazu, ni umwuka wo mu nzu. Ni umwuka wo mu nzu ugeraho ugakonja igihe inzu idafite ubuhumekero, ukagenda ugafata mu nkuta, ugasanga hagati y'igikuta n'ikindi harimo ibintu bimeze nk'urubobi. Igikuta kigahora gikonje bitewe n'umwuka, inzu itakira oxygene yo hanze ngo isohora umwuka mubi. Nyine ugasanga umwuka umwe uhoramo, ugenda ugaheherana, ukazana ibintu bimeze nk'amazi, bigatera iyo ndwara ya imidite. Indi nkomoko ya gatatu itera imidite cyangwa se cancer y'inzu, ni urugero twatanze ko twahita cancer y'inzu kuko yangiza inzu. Ni amazi aturuka hanze ya nzu. Ashobora guterwa n'amazi y'imvura, ashobora guterwa n'isoko. Inzu yubatse hafi y'isoko, ugasanga isoko urabizi ko ituruka mu butaka, amazi kayacengera mu butaka paka muri ya nzu. Amazi y'imvura, kuri imvura igwa, ushobora gusanga nta mureko ufite. Imvura ikajya yikubita, ikamanuka ikajya ku kabaraza, ikikubita ku gikuta, igikuta kigasoma y'amazi, ukabona inzu yatangiye kugira imidite bitewe nuko nta mureko wo gufata amazi akazajya yikubita hasi, igikuta kikayasoma, bigashobora kuba byatera imidite. Hari n'abandi bashyiraho umureko. Ni byiza gushyiraho umureko ku nzu kugira ngo ubashe kurwanya ayo mazi ashobora kwinjira mu butaka, ariko ugasanga yakoze nk'ikosa, wa mureko ukaza aho urangiriraho amazi agomba kumanukira yafatiwe mu mureko, yashyizeho ihombo, iryo hombo akarihuza n'igikuta. Icyo gikuta twaba turi mu mpeshyi,
iyo hombo ikaza guhura n'izuba cyane igasaduka, hanyuma mu gihe cy'imvura y'amazi yamanukiraga mu ihombo akajya aca hamwe ihombo ryamenetse, ugasanga nabyo biri gutera imidite kuri cya gikuta cyegereye rya hombo. Iyo bitinze cya gikuta kiragenda kigasoma, ugasanga ya nzu iraguye. Izo ni inkomoko eshatu zishobora gutera imidite ku nzu y'umuntu. Izo nkomoko naho ziba zigiye kujya, ni byiza kugana abenjeniyeri, abantu bazobereye mu bintu by'ubwubatsi, bakagufasha guhitamo ibikoresho byiza kandi bishobora gutuma inzu yawe cyangwa inyubako yawe iramba. Iyo ukoze amakosa rero, ibi bitero bibona icyuho bikabona aho bica, ubundi bikangiza inyubako yawe. Reka turebere hamwe amakosa umuntu ashobora gukora agatuma inzu ye ijya mu kaga ko kwandura imidite cyangwa se gufatwa na imidite. Ikosa rya mbere ni ukudaha inzu yawe ubwirinzi. Nabivuze hejuru, inzu yawe ugomba kuyiha ubwirinzi. Turabizi ko iteka iyo tugiye kubaka duhera kuri fondasiyo, ariko fondasiyo nayo burya igira amategeko n'uburyo kiyubakwamo. Fondasiyo ishobora kubakwa n'amabuye cyangwa se ikubakwa na beto. Fondasiyo y'amabuye, amabuye ari mu moko menshi. Hari igihe rero ugira ibyago ukavuga ngo ni ibya makeya se ni iki, ugafata amabuye ariko atujuje ubuziranenge. Iyo ukoresha amabuye atujuje ubuziranenge, ni kwa kundi nyine inzu yawe uba uyiha utanze icyuho kuri imidite, ikatakwa na imidite iturutse mu butaka. Ni byiza rero ko ukoresha amatafari meza kandi akomeye, ukubaka fondasiyo y'inzu yawe kandi neza. Ikindi, abantu bakoresha beto, ni byiza ko ukora beto hanyuma ukayisiga amavuta y'umukara, ikimwe dukunze kwita godoro. Godoro buriya nayo ishobora kurinda ubuhehere buturutse mu butaka bushobora gutera imidite ku bikuta bifashe kuri ya beto yawe. Kandi ikindi, ugiye kubaka wirinda ko fondasiyo yawe ihera mu butaka hasi cyane, ku buryo ngo ibikuta bifata ku butaka nyine bihera mu butaka, biba bitabye nko mu butaka. Ntabwo ari byiza kuko imidite yabona aho ihera. Ni byiza kuzamura ibikuta bigahera hejuru y'ubutaka cyane, kuko birinda imidite iturutse mu buhehere butangwa n'ubutaka butose. Ikindi, gukoresha ibikoresho bitari bifite ubuziranenge. Hari nk'abantu mu makaritsiye baba batuma abantu ngo babazanire imicanga, ugasanga umuntu ari kuzana imicanga yo muri ruhurura, wayitera ku nzu, wamara kubaka nyuma y'umwaka umwe ibiri ukabona inzu yatangiye kumeraho ibyatsi. That's why nta kindi kibitera, ni ya micanga iba yazananye n'ibitaka ikazanana n'ifumbire, ikamera ibyatsi bikamera ku nzu yawe, bitewe n'uko wakoresheje ibikoresho ngo bihendutse. Watumye abantu ngo buzuze utugunguru, bakagenda bakayora ya indi izanwa na za ruhurura. Ugasanga rero ibyo bikoresho ntago byujuje ubuziranenge. Ni byiza ko wifatanya n'abenjeniyeri cyangwa se abantu bazobereye mu bintu by'ubwubatsi, bakagufasha guhitamo ibikoresho byiza, bakagupimira amabuye ugiye kubakisha, amatafari niba ahiye, ameze neza, akoze mu micanga myiza, ubundi ukubaka inzu yawe ikomeye kandi izagira uburambe. Ikindi ni ukubakirwa n'abantu batari inararibonye. Ugasanga ngo nakuze mbona urugero, ngo nakuze mbona kanaka yubaka, reka musanga nyubakire. Mu by'ukuri ugasanga arishakira amafaranga kurusha akora ikintu gishobora kuguhesha agaciro nawe. Wowe urashaka kubaka ibintu byiza kameme, ariko wa mwubatsi wazanye we ntabwo abyitayeho, ntabwo abifata nk'akazi cyane, ahubwo arashaka indonke. Ukamutuma kuzana ibikoresho, akazana ibya makeya kandi watanze amafaranga menshi, akakubakira ibintu bidafite uburambe. Imidite cyangwa kanseri, twise kanseri, ifata amazu ikabona uko iguca icyuho, ugatangira nyine gusana burya utaranarangiza kubaka. Ikindi twavuze ni uko ugomba gutanga
ubuhumekero mu nzu yawe, ibyumba bikagira amadirishya ahagije agakingurwa buri gihe, inzu igasohora umwuka mubi ushobora kuzana ubuhehere nk'uko nabivuze, ikinjiza oxygene, inzu igahumeka, burya n'inzu nayo irahumeka. Rero ibintu birinda ugomba gukora kugira wirinde imidite, wabyumvise, kugura ibikoresho byiza, kwegera abenjeniyeri bazobere mu bintu by'ubwubatsi, kumenya uburyo ki ushobora gufata amazi y'imvura bidateye ikibazo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni byinshi rero twavuga ku bijyanye na imidite, ariko iby'ingenzi cyane ku ndwara y'inzu yitwa imidite ifata inzu ni ibyo ngibyo. Mwakoze kubana natwe, ni kuri GCN Real Estate. Ikibazo, inyunganizi yawe byose turabyakira. Wandike muri comment utubwire icyo wifuza ko tuzakubwiraho ubutaha, turahari ku bwanyu. Ukeneye ikibanza, inzu se, ukeneye gukorerwa expertise, ukeneye gupimirwa ubutaka, ukeneye gukora subdivision, ukeneye ibipapuro bigufasha, ibyangombwa bigufasha kubaka, gusana cyangwa kuvugurura, nta nkomyi uratugana. Ni GCN Real Estate, nimero murayibona aho ngaho kuri ekara yanyu. Turabafasha. Mwakoze kubana natwe, turabakunda.